isi igenda irushaho kuba mbi atari ukubera ubugome bw'abagome bayituyeho, ahubwo isi igenda irushaho kuba mbi kubera guceceka kw'abanyakuri bayituyeho. Niba abanyamashyaka n'abanyapolitike munaniwe gucumbikira ukuri, mureke abaturage Imana ibiyoborere mu ishyaka rimwe rukumbi ry'ukuri kw'ijambo ry'Imana y'amahoro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. In the name of Jesus Christ. To harvest souls, to harvest lives. Nk'uko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama, gorora byose vuba, gorora byose vuba. Ikaze inshuti bakunzi bagorora byose vuba, tubifurije amahoro, nanone amahoro ava ku Uwiteka umwami Imana yacu, n'amahoro ava ku mwami Yesu Kristo akaba umukiza n'umucunguzi w'abamwizera bose. Tubahaye ikaze rero nanone mu biganiro byacu bya gorora byose vuba kuri channel zombi, gorora byose vuba RTV na gorora byose vuba Kristo, Kizito, Kigozi, Kayibanda. Mu biganiro byacu byaciye kuri gorora byose vuba RTV, bagiye dusobanura amwe mu makosa yakozwe, haba mu buryo bw'umubiri cyangwa se ibiboneka n'amaso yacu nk'abana b'abantu, kugeza ubwo akarere kisanga mu bibazo nk'ibi by'intambara n'andi mabi yose atumye abatuye n'abakomoka muri aka karere tubihiwe n'ubuzima. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ikiganiro gifite umutwe ugira uti: niba abagomba gucumbikira isanduku y'isezerano babyanze, muyizane kwa Obededomu. Reka tubanze dushima Imana. Uwiteka, ndagushimye nanone kuko warinze mwene data ukurikiye gorora byose vuba. Reka mwami Imana uyu munsi wa none utwemerere, wongere wiyoborere mu kiganiro cyawe, ntaba ari twebwe tuvuga ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mubere igikoresho maze urangurure ubwire ubwoko bwawe, kandi Uwiteka nsengeye na mwene data uri gukurikira ibi biganiro kugira ngo umuhe umugisha, kandi nyagora ku ngoma ibyo tugiye kuganira abyumve, ndetse mwami Imana bimufashe muri ubu buzima no muri uru rugendo rw'ubuzima turimo muri iyi si, ndetse buzamubere impamba n'urwego buzamugeza mu bwami bw'ijuru. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gorora byose vuba. Nk'uko nari maze kubivuga, bimwe mu byo twagarutseho cyane cyane ni iy'imikwa ry'ikinyoma binyuze mu kinyoma kavukire muri politike. Iyo mvuze ikinyoma kavukire hano, reka mpite mbisobanura mu buryo bwihuse. Twavuze yuko hari ikinyoma kigiye koreka akarere, ariko cyane cyane cyacuzwe n'abo mu burengerazuba bw'isi na mpatse ibihugu, mbese bya bihugu by'ibihangange biyoboye isi ya none y'ikinyoma. Ariko icyo kinyoma nk'uko twabibonye, kugira ngo kibashe guhama, ba nyiri ukukimika bisaba yuko babona abandi bantu bameze nkabo nabo bimitse ikinyoma. Abo rero nta handi bagaragaye iwacu ku butaka bwitwa u Rwanda, hano muri uru Rwanda. Kugira rero ngo byorohe neza, nuko basanze n'ubundi natwe kuva kera na kare twifitemo imikorere n'imikoranire ijyanye n'uko nabo bakora yo kwimikira ku kinyoma. Wenda nk'abaza amateka y'u Rwanda n'uko rwabayeho, twabivuzeho mu biganiro byahise, wagenda ukabireba kuri gorora byose vuba RTV. Twaberetse yuko hari ibinyoma byagiye bibeshwa abantu, nk'aho ubwoko bumwe bw'ingoma nyiginya bagiye bavuga yuko ngo bavuka n'imbuto, ndetse bakavuga yuko ngo bakomoka ku bimanuka, ngo atari abantu nk'abandi. Ibyo byose
abantu barabyakira ndetse babifata nk'ukuri nyamara ari ikinyoma. Iyo politike y'ikinyoma rero byatumye abo bayikuriyemo cyangwa se abo bayifitemo ubunararibonye byatumye biborohera n'ubundi gukorana na Mpatsibihugu, kuko Mpatsibihugu nayo ikoresha ikinyoma. Icyo kinyoma cya kavukire rero cyorohereye n'ubundi ya politike y'ikinyoma ya Mpatsibihugu, bituma baba umwe. Mu byatumye baba umwe harimo ya politike y'amashyaka menshi nayo yazanywe na Mpatsibihugu. Twabivuzeho mu biganiro byacu, tubasobanura uburyo ki muri Amerika ubwabo nk'igihugu cy'igihangange kiyoboye isi bavuga yuko amashyaka menshi batayemera, ariko twebwe mu bihugu bya Afurika ugasanga bashyiraho itegeko yuko tugomba gushyiraho urubuga ngo rw'amashyaka menshi. Nyamara nta kindi bihatse cyangwa se ayo mashyaka menshi abamaze nayo kugira ngo abantu badahuriza ukuri hamwe bashake ukuri kwababohora, ahubwo bahore batatanyiriza ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo mu bashyaka menshi, buri wese atekereza ibye ashinga ishyaka, undi atekereza ibye ashinga idini, kugira ngo imbaraga n'ibitekerezo byacu bitatane, tutabona ukuri, dukomeze kuyoborwa n'ikinyoma cyabo. Nyamara iwabo mu gihe babizi neza yuko amashyaka bemera cyangwa se baha agaciro ari ay'abademokrate n'abarepubulika. Mu bintu byakomeje ikinyoma cya Mpatsibihugu ari nacyo kigiye gukoreka akarere n'abo bakorana n'ibikoresho byabo, hajemo politike y'ikinyoma ariko ishingiye ku irondakarere. Hazamo politike y'ikinyoma ariko ishingiye ku ivanguramoko, kuko n'ubundi basanze ba bantu banyaze wa mushinga wo guhanga ibihugu gakondo, Gisaka, Bugoyi, Bunyambiriri, Bugesera, Nduga, bari abami babyo gakondo babiyoboraga, barafite umugambi mwiza wo kuzaganira biciye mu biganiro, izo mpugu zikihuza zikaba igihugu kimwe. Hanyuma abanyiginya banyaga uwo mushinga bo bawukora mu ngufu z'uruhembe rw'umuheto, umushinga ugerwaho ari wo wavuye mu Rwanda. Ni ukuvuga rero Mpatsibihugu nayo ya politike yayo yaje yo kugenda ica Afurika ikayitera imirwi, bagashyiraho imipaka, bakababwira abantu bati mwe mubaye abanyarwanda, abandi mubaye abaganda, abandi mubaye uku n'uku. Nyamara waza kureba ugasanga icyabagenzaga aba yari ukugira ngo banze baturememo irondakarere, nk'uko uyu munsi umuntu ari guhaguruka akarwana n'umugande cyangwa se n'umukongomani yumva ngo ari kurwana n'umwanzi. Nk'uko uyu munsi wa none uri gusanga abantu bari kurwana bavuga ngo ni ubwoko runaka, nk'uko tubibona M23 yahagurutse bavuga yuko bari kurwanira ubwoko bwabo bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda muri Nord Kivu. Ibyo byose ni ibyo Mpatsibihugu yashakaga, ariko ikibabaje ni uko abantu kugeza kuri uyu munsi wa none batabivumbura. Mu bintu bitumye tuzengerejwe n'ikinyoma ni uko isi yose abanyakuri bahisemo guceceka, bityo abanyabinyoma bakaba ari bo bafite ijambo. Nk'uko uyu mugabo abivuga, reka tumwumve. Gorora byose vuba. Erega ubundi nta twambye gutinda ngo kuri padiri. Ubundi isi igenda irushaho kuba mbi atari ukubera ubugome bw'abagome bayituyeho, ahubwo isi igenda irushaho kuba mbi kubera guceceka kw'abanyakuri bayituyeho. Sinzi niba twumvikana aho hantu. Ntago abagome batuye kuri iyi si bazakomeza babeho. Kuba isi irushaho kwangirika ntago ari ukubera ubugome bwabo rero, ahubwo ni uguceceka kw'abanyakuri banga kuvuga ukuri. Ahubwo kugira ngo banavuge ukuri muri kino gihe abantu basigaye bimika ikinyoma, ugasanga nicyo bari gusiga amavuta, bakagisiga amavuta rwose bakagitotobeka, noneho abanyakuri nabo bagaceceka kubera ubwoba. Ngiki kintu cyangije iyi si tubamo. Ntago ngiye padiri ntabwo nose abantu bose bamukurikirana abantu cyo ngo barizi. Imagine kabisa. Noneho n'abandi bagombye kuvuga nabo bakishishikira. C'est ça le problème. Gorora byose vuba. Umuntu wagenzuye neza kugira ngo Mpatsibihugu bimworohere kuzambaguza iyi Afurika n'akarere by'umwihariko, byamusabye kubanza kutwigaho neza, asanga turi abanebwe bo guhagarara ku byo twemera,
tukaba icyarimwe n'abanebwe bo kwitekerereza. Niyo mpamvu ahanini twisanga mu makosa yateguranywe ubuhanga n'incakura, kuko iyo utitekerereje baragutekerereza. Ndagira ngo buri wese ukurikiye Gorora Byose Vuba uri kutwumva uyu mwanya wa none wibaze impamvu ki igihugu nka Tanzania kitemera amashyaka menshi, usanga nibura gifite amahoro ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri aka karere. Wibaze impamvu ki igihugu nka Amerika gifite ibihugu state zirenga 40 gifite amashyaka 2 gusa. Hanyuma twebwe agahugu gato usanga katarengeje kilometero kare 30,000 usanga gashaka yuko ngo akagira amashyaka arenga 40. Nta kintu mwe mwumvamo. Ese agahugu gato kangana gutyo mwagira amashyaka 30 buri wese afite ishyaka rye, icyo gihugu mwazabona uko mucyubaka? Mpatse ibihugu akora nka Satani neza. Satani niwe role model wiwe. Bose nta ntwaro bagira, ahubwo bakwicisha intwaro wowe witwaje. Mpatse ibihugu nta yindi ntwaro agira yo gukubitisha Afurika no kuyinegekaza usibye kudukubitisha intwaro twe dusanzwe twitwaza. Intego ye nyamukuru ni ugusenya Afurika, hanyuma byose akazabigezwaho nuko natwe ubwacu dusa nk'abataza agaciro k'ubwiza n'impano yo kuba turi Abanyafurika, kuba twarahawe iyi gakondo y'akataraboneka. Ndavuga uyu mugabane wa Afurika. Mbere yuko turenganya mpatse ibihugu ariko reka turebe muri rusange amwe mu makosa atuma mpatse ibihugu adukoresha tukamarana ubwacu. Ese intambara yo muri Kongo isi yose ihanze amaso yarashobokaga iyo abatuye u Rwanda tuba tutifitemo ibibazo natwe ubwacu ngo tube ikibazo? Ikibazo nibaza, ese intambara yo muri Kongo yarashobokaga iyaba abatuye u Rwanda tuba tutifitemo ibibazo cyangwa natwe ngo tube turi ikibazo? Icyo ni ikibazo mbaza nawe nkubaza. Ese iyo Abanyiginya batanyaga umushinga w'abami b'Abahutu wo kurema igihugu gakondo kikaba igihugu kimwe aricyo u Rwanda, rwari kubamo iyo Abanyiginya batanyaga uwo mushinga, u Rwanda rwari kubamo intambara yo ku Rucuncu, rukabamo intambara yo muri 59, rukabamo intambara yo muri 1962, iyo mu 1973 n'iyo muri 1994. Izo ntambara zari kuba iyo Abanyiginya batanyaga umushinga w'abami gakondo wo kwagura impugu bakaziremamo igihugu kimwe. Ikindi kibazo, none se iyo intambara ya FPR itabaho, intambara ya M23 no kurwanira uburenganzira bw'Abatutsi yari kubaho muri Kongo? Ndabajije ngo iyo FPR itaba ku butegetsi, intambara za M23 ziriho ubu ngubu n'imitwe yatangiye za FDL na za CNDP n'ibindi byari kubaho muri Kongo? Ndakomeje ndabaza, none se iyo Kongo itabamo intambara, igihugu nka USA cyari guhabwa ingurane y'amabuye y'agaciro ngo kigarure amahoro muri Kongo gute? Gorora Byose Vuba. Ndizera ko nawe ubisobanukiwe neza nyuma y'ibyo bibazo twibajije. Ndizera ko usobanukiye ko ikibazo cy'intambara ziri mu karere gikomoka ku butaka bwiswe u Rwanda, ndetse nta nubwo giteze gukemurwa n'ubonetse uwo ari we wese, kuko ni ikibazo kimaze imyaka myinshi cyane irenga 500, kandi icyo kibazo abantu bashaka kugikemura nabo tubona bavuga ko bashaka kugikemura bahereye mu myaka itarenze na 50, ndetse awugerageje ategereza mu myaka 50 ishize, ariko abenshi batekereza gusa mu myaka 30 ishize. Ntabwo rero icyo kibazo bashobora kukibonera igisubizo. Ni nayo mpamvu dukomeza kubabwira ko ikibazo cy'akarere k'ibiyaga bigari ari ikibazo gikwiye gushakirwa ibisubizo mu buryo bw'umwuka, kuko iyo uyobowe n'Imana ni gutekereza ugatekereza neza
kandi ugatekereza ibiri mu kuri, kuko umwana w'umuntu we ajya yibeshya kandi ntabwo warwana n'ikinyoma nawe uri kugitsindisha ikindi kinyoma. Reka turebe amwe mu makosa akomeye yakozwe n'abiyita abanyarwanda kandi akaba akomeje no gukorwa, bityo hakaba nta n'icyizere na kimwe ko amahoro yataha niba tutagoroye byose vuba. Muri ayo makosa akomeye yakozwe harimo amakosa akomeje kuranga abantu bavuga ko batuye cyangwa bakomoka ku butaka bw'u Rwanda, baba ari abanyapolitike ndetse n'abihaye Imana. Amakosa akomeye yakozwe n'umutego twaguyemo ukomeye. Amakosa ya mbere ni ay'amashyaka menshi, mwarabibonye nta nyungu y'amashyaka menshi, twabivuze inshuro nyinshi kandi n'ubu biracyakomeza gukorwa, uwo mutego turacyawugwamo. Irindi kosa ryakozwe rikomeye ni umutego w'amadini menshi. Ntabwo ushobora kunsobanura ukuntu dufite amadini akabakaba 100 cyangwa narenga avuga yuko yose ngo ari abakristo, nyamara bahura ntawe ushobora guhura n'undi ngo basangire cyangwa basengere mu nzu imwe bavuga ko bari gusenga Imana imwe. Ubwo niba ufite ukuntu wabinyumvisha, jya muri comment ubinsobanurire. Ntabwo ushobora kumbwira ukuntu abantu bavuga ko basenga Imana imwe y'amahoro, ubwo ndavuga abatizera Kristo cyangwa se abatamwemera, byanga bikunda duhuzwa n'Imana imwe y'amahoro namwe musenga, niba ariko nkuko tubivuga namwe mukaba ariko mubivuga. Ntabwo nshobora kumva ukuntu ngewe umukristo nshobora guhura n'umuyisilamu bikaba intambara. Ikiganiro nk'iki ndi gukora ukacyanga gusa ngo kubera ko ngikoze nizera ndi nyoborwa no kwizera kwa Gikristo, nawe wakora ikindi nkakwangira ngo kubera ko uyoborwa no kwizera kwa Gisilamu, nyamara twese tuvuga ko Imana dusenga ari Imana imwe yaremye isi n'ijuru, ikaba Imana y'amahoro. Wowe urabyumva neza muvandimwe ukurikiye Gorora Byose vuba? Muri make biragoye ko Mpatsibihugu byamworohera kubona abamufasha gusenya aka karere atabakuye mu Rwanda. Ndavuze ngo muri make ntago byakorohera Mpatsibihugu gusenya aka karere ndetse na Afurika hatabonetse abamukorera bakomoka mu Rwanda, nk'uko twabonye impamvu twabisobanuye hejuru. Ni ukubera ko impamvu abiyita abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bahuje na Mpatsibihugu bahuzwa n'uwo murongo wo kumva ko abandi bavukiye kuba abacakara babo. Ndavuze ngo hari abiyita abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, ntago mvuze abatutsi, bumva yuko bo bavukiye gutegeka abandi bakaba abacakara babo. Ari nako Mpatsibihugu nayo ibibona, kuko yumva ko ibindi bihugu bibereyeho kuba abacakara babyo. Iki rero gituma aba bantu bo mu Rwanda baba umwe na Mpatsibihugu. Ni ukuvuga ngo icyo barushanwa nuko Mpatsibihugu ishaka guhaka abanyafurika cyangwa se gashaka guhaka ibihugu byose, ariko aba bo mu Rwanda bo bashaka guhaka ubwoko bumwe n'igice kimwe cy'abatuye ku butaka bwitwa u Rwanda. Abiyita abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu nabo bo biragoye ko bahuza na Mpatsibihugu. Wenda icyo byashoboka gusa ni ukubakoresha, kuko nabo ubwabo bifitemo igice kinini cyumva ko akaje kose kagomba kwemerwa. Na bake muri bo batabyumva gutyo, bagacibwa intege nuko hari benshi bumviye yabaruwa ya Leonze Bagaragu dore umwami twasobanuyeho cyangwa se na Kambanda yayivuzeho. Iyo baruwa y'abagaragu 12 b'umwami muri 59 ubwo ishyaka rya Runari ryatsindwaga mu matora, bavuze yuko nta kintu bapfana n'abahutu ngo usibye kudutegeka natwe tukayoboka. Ni ukuvuga yuko hari abahutu bakiriye iyo ngoyi, bakira iyo ngengabitekerezo yuko bagomba kubaho ari abacakara, yuko bagomba kubaho bategekwa. Ari nayo mpamvu bigoye yuko Mpatsibihugu yababonamo inyungu. Nayo mpamvu rero duhora tubabwira ko aka karere gashobora kubamo intambara ikaze cyane kandi igoye,
igihe cyose abarwana cyangwa se abayoborwa n'umwuka badahagurutse cyangwa se abaharanira ukuri ngo bahaguruke babe ari bo bakumira ibi bintu, kubera yuko Mpatsibihugu ashaka yuko aka karere abonamo abakoresha, kandi ntago ashobora gukoresha umuntu wishyizemo yuko abereyeho kuba umucakara. Ndetse niba ashaka kurimbura aka karere abo bose bagomba kurimburwa, agomba gukoresha wa muntu wishyizemo yuko ari hejuru y'abandi. Twabibonye ko bikomoka no muri Bibiliya, twabivuzeho mu kiganiro cyacu. Wajya kuri Gorora Byose Vuba RTV ukareba ibiganiro twakoze. Ibi tuvuze akaba n'imbogamizi ikomeye y'amahoro mu karere, kuko muri rusange umuco wo kuyoboka wakukiyemo benshi, ari nayo ntandaro y'amashyaka menshi n'amadini uruhuri. None si ibi nabyo bisaba ko uba ufite impamyabumenyi y'ikirenga kugira ngo ubyumve. Ntabwo ubona yuko abantu bayoboka amashyaka menshi n'amadini menshi ari uko nta mwanya abantu bafata wo kwitekereza ngo barebe ukuri kubahuza? None se ukuri si kumwe, hari ubwo ukuri ari kwinshi. Ikinyoma nicyo gifite itandukaniro, ikinyoma nicyo gihora gihindagurika isaha n'amanywa, ariko ukuri guhora ari kumwe. Ni ukuvuga ngo niba abantu bahitamo kuba mu mashyaka menshi, nuko nta kuri kubahuza, bahujwe n'ikinyoma. N'abantu bahitamo guhuzwa n'amadini menshi, nuko nta kuri kw'amadini kubahuza cyangwa itorero, ahubwo bayoborwa n'ikinyoma cy'amadini. Kuba abantu badahuzwa n'ukuri kw'ishyaka ngo bagire ishyaka rimwe, nuko baba barayobotse ikinyoma cy'amashyaka n'abanyamashyaka. Ni iki kibatera gushyigikira politiki y'amashyaka menshi? Ni iki kibatera kuyoboka politiki y'amadini menshi twazaniwe na Mpatsibihugu? Nta bundi buryo ikinyoma batubibyemo cyashora imizi kitanyuze mu mashyaka menshi n'amadini menshi, kuko icyo gihe buri wese aho gushishikazwa no kumenya ukuri kw'igituma mwirema ibice, ahubwo umwanya munini tuwumara dushakisha uko twakwisobanura kubo tudashaka gufata umwanya nabo, twibaza impamvu tutagira icyo duhurizaho. Gorora Byose Vuba. None se ni gute abantu batagira icyo bumvikanaho mu nyungu rusange bahurira ku rugamba rumwe rwo gutsinsura ikinyoma mu karere, kandi nabo barimitse ikinyoma muri bo? Abantu batumva niba u Rwanda rwaravukiye mu kinyoma cya gihanga, barubohora bate kandi bemera icyo kinyoma? Ikinyoma nicyo gituma abantu bacikamo ibice, naho ukuri guhuza abagusangiye, n'abaguharanira n'abakwemera. Reka mbaze abanyamadini ya Gikristo, niko mwiyita cyangwa se niko twiyita, ko Kristo ari ukuri, kandi ko nitukumenya uko kuri kuzatubohora? None se ni iki kibagira bakeba kandi amadini yanyu yose yiyita ko ari aya Gikristo? Reka mbaze namwe abahakana ko mutemera Yesu Kristo, ko mwemera idini ye, kandi akaba yaratubwiye ko iyo dini ari ugufasha imfubyi n'abapfakazi no gusura abarwayi no kubabarana n'abababaye. Niba uvuga yuko utemera Yesu Kristo kandi ukaba wemera inama yatugiriye, cyangwa se ukaba wemera idini ye y'ukuri yavuze, ariyo yo gusura abarwayi no kubabarana n'abababaye no gufasha imfubyi n'abapfakazi, wowe ushingira kuki uvuga yuko uhakana Yesu Kristo kandi wemera idini yiwe? Ubwo se ntago mubyumva ko hari abiyita abakristo bahuje idini n'abayisilamu bavuga yuko batemera Kristo? Kuko bahuzwa no kudasura imfubyi n'abapfakazi, bagahuzwa no kuba batababarana n'abababaye, bagahuzwa no kuba badafasha abakene, bagahuzwa no kuba badasura abarwayi. Ni ukuvuga ngo n'umuyisilamu nawe, kandi barahari rwose,
ndabazi b'inshuti zanjye kandi bakora duhuriye kuri iri dini, nanjye iyo nashobojwe, ni ukuvuga ngo umuyisilamu wumva yuko agomba gusura abarwayi, agafasha imfubyi n'abakene n'abapfakazi, nanjye mu Kristo nanjye duhurira kuri tubyumva kimwe, twese duhuje idini. Mumbabarire, ntabwo nshaka wenda impaka z'amadini, ariko ndagira ngo mwumve yuko idini mbere na mbere y'ukuri ari ibikorwa byiza, ari idini y'ukuri ari itagutera kurobanura cyangwa se kwanga mugenzi wawe mudahuje ukwemera, ahubwo igutera kumugirira neza utarobanuye ku butoni. Ni nako hari amashyaka yibwira ndetse akanavuga ko aharanira ukuri, nyamara kuba amashyaka yitwara nk'aharanira ikinyoma bituma baba impanga z'ikinyoma. Abanyotewe amahoro azava ku banyapolitike mu karere musubiza amerwe mu isaho, mu gihe abahutu bo mu Rwanda bagishimye kuba abacakara b'ikinyoma cy'amashyaka n'amadini menshi. Abanyotewe amahoro mu karere mukure y'amaso, mu gihe tugifite abatutsi biyumvamo ko bavukiye gutegeka, tukaba tugifite kandi n'abandi bahutu biyumvamo ko bavukiye kuba abagaragu b'ikinyoma. Umuhuza ni umwe, umuhuza ni ukuri kandi ukuri ni Kristo. Niwe kuri kandi niwe utuma tumenya ukuri, kandi nitumumenya nibwo tuzabohoka. Reka rero dusenge niba wemeye ko uri imbohe y'ikinyoma. Reka dusenge mwebwe abanyamadini ba cyane, wa muntu wumva yuko idini yayirutishije Imana, ndakwinginze uze dusenge. Wowe muntu wumva ubwoko bwawe bugushyira hejuru yabo mudahuje ubwoko, ukama dusenge. Wowe urwanira kubohora u Rwanda utari umunyarwanda, ndavuga wowe wiyita umunyarwanda ukabikomatanya icyarimwe no kwemera ko ukomoka ku kimanuka gihanga wahanze u Rwanda, ari nako wiyita umukristo. Ibaza iryo vangirwa ry'umukristo w'ikimanuka. Ni gute waba umukristo ukongera ukaba n'ikimanuka, cyangwa ukaba ukomoka ku kimanuka, ukaba no mu gihugu cyahanzwe n'ibimanuka? Wowe mbohe y'idini rihakana Kristo umunwa, rikamuhamisha ibikorwa n'irage rye ryo gusura imfubyi, abapfakazi no kubabarana n'abababaye. Kama dusenge. Reka dusenge wowe wihoreye, ugasahura, ukabohoza, utaretse no gushinja ibinyoma, ukica benshi, ugafungisha benshi, ubarenganya. Reka dusenge nawe wibwira ko intambara yo muri Kongo itakureba. Reka dusenge mwese abatuye akarere tugiye kwirimbura mu nyungu za Mpatsibihugu. Sanduku y'ukuri ibuze uyicumbikira mu Rwanda no mu karere, reka ibe yigiriye kwa Obededomu. Gorora byose vuba. Reka dusome ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi turi busome riri mu gitabo cya Samweli wa 2 ibice 6 umurongo waho wa 10. Dawidi yanga gukurayo isanduku y'Uwiteka ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya, ayicyura mu nzu ya Obededomu w'umunyagati. Amen. Gorora byose vuba. Muvandimwe ukurikiye Gorora byose vuba, muvandimwe uri mu Burundi, uri muri Kongo, uri mu Rwanda, uri muri Tanzania, uri muri Uganda, uri muri Kenya, niba abize munaniwe gucumbikira ukuri, mureke icyubahiro cyanyu gihabwe abatarize, ariko bubaha Uwiteka Imana y'amahoro. Niba abakristo munaniwe gucumbikira ukuri mu mitima yanyu no mu ngo zanyu no mu bihugu byanyu, mureke ukuri kwamamazwe kandi guharanirwe n'abayisilamu. Niba kandi namwe abayisilamu munaniwe gucumbikira ukuri ngo kwamamare mu bihugu byo mu karere, kwamamare mu ngo zanyu no mu mitima y'abatuye akarere, mureke isanduku y'ukuri icumbikirwe n'abakristo. Niba kandi mwese bibananiye,
mureke isanduku y'ukuri icumbikirwa na Obededomu. Niba abanyamashyaka n'abanyapolitike munaniwe gucumbikira ukuri, mureke abaturage Imana ibiyoborere mu ishyaka rimwe rukumbi ry'ukuri ijambo ry'Imana y'amahoro. Niba abanyapolitike munaniwe kumva no kuyobora abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari mu mugambi mwiza w'ububyutse burangajwe imbere no kwihanira, kureka no kubabarira mu kuri, niba ububyutse bwaranyazwe nk'uko isanduku y'Uwiteka yari yaranyazwe n'Abafilisitiya, dore ububyutse buragaruwe, ariko habuze uwo kubwakira no kubwamamaza mu babihamagariwe. Reka bwigire kwa Obededomu. Niba abapasiteri, abashehe n'abihaye Imana mwese munaniwe kwamamaza ukuri kw'ijambo ry'Imana, mukananirwa kogeza ubwami bw'Imana mu karere k'ibiyaga bigari, mureke isanduku y'ukuri yigire kwa Obededomu. Ukuri n'inyigisho nzima byaranyazwe, binyagwa n'abapasiteri b'inzaduka, turarebera. Abihaye Imana babaye nk'abashumba ntiwareba, ngabo barirwa kuri za social media basererezanya bavuga ibishegu, nyamara abantu bagashengera bakabona nk'aho ari ibintu bisanzwe. Mureke isanduku y'ukuri yigire kwa Obededomu. Reka dushima Imana. Uwiteka, ndagushimya nanone kuko uri Imana nziza y'amahoro, uri Imana y'urukundo n'ubuntu bwinshi, ukunda akarere n'abagatuye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana nziza, turakwingize kugira ngo ugarure mu mahoro yawe, kandi Uwiteka Mwami Imana, turakwingize kugira ngo ukomeze kwagura imitima y'ubwoko bwawe abakurikira Gorora Byose vuba. Mwami Imana, inyigisho ukomeza kutugezaho zijye zigira aho dukura n'aho zitugeza. Mwami Imana, ndakwingize kugira ngo abasenga Imana by'ukuri ubakuremo umwuka w'ubwoba wo kumva yuko guharanira amahoro muri aka karere uba wivanze muri politike, kandi nyamara twabonye yuko politike nziza ariyo wibereyemo. Twabonye yuko ubuyobozi bwiza ari ubwo wibereyemo, kuko niwe muyobozi w'ukuri. Kandi ijambo ryawe riratubwira ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo rero twakomeza kuyoborwa n'injiji muri aka karere k'ibiyaga bigari. Mwami Imana, turakwingize kugira ngo wimike abayobozi bakumvira kandi bakubaha, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gorora byose vuba.